kunwanya musubije mu kabari Ihene- yaraguye uwo muntu yasubije mu kabari sha bamuhaye Satani icyo ni ikindi cyigisho tuzaganira bakajya no kuri Satani Yego. na mu bapfumu nyine Yego. umuntu ukurwanya aca mu nzira zose kandi ntacyo yakuburanye ari ukuntu kandi mwanya gusa ibyo bituruka mu bikorwa byawe by'indashyikirwa bituruka mu byo ukora bakabona bibateye ubwoba Umuntu niyo mpamvu bakurwanya, abisirayeli natega niyo amatwi. mpamvu abisirayeli bari mu kibaya cy'Ishitimu Yego. Baraki na Baramu bagiye kugambana Haleluya. nuko abisirayeli bari bateye bari abami ubwoba Yego. hari igihe utera abantu ubwoba Yego. bakakurwanya Yego. hari igihe utera abantu ubwoba bakaguhiga Yego. bagaca mu barozi bagaca mu butayu Yego. bagaca muri bene wabo Yego. ariko kuko Imana ivuze ngo ibyo nabyo Haleluya. izabifata ibirimbure iravuze ngo bazahinduka ubusa bazahinduka ngo babe nk'ibitariho babe nk'ibintu bitigeze abantu kujya gute. batkurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho muri make uzabashaka kubabura iri tsinda ni abantu babi cyane Imana ibaturinda Iri tsi- Akarira. Yego. nta mpamvu yo kuturukaho ibitumye bakurakarira nibyo disi andi matsinda turi buze kuyageraho wenda abantu bashobora kugira ibintu nawe byagukomotseho Yego. ariko iri tsinda ry'abakurakarira bo nta kintu kiba kigukomokaho niyo mpamvu biravuze ngo uzabashaka kubabura uzabashaka ubabure Haleluya. uzabahiga ugire gute Ubabure. wirinde umuzo wo gusharira cyangwa se wirinde nawe kwanduza ngo nawe ubiture ibyo bakoze bareke barakara kuko igihe kimwe uzabashaka kubigira gute itsinda naryo ni ribi ritongana banagusanga no mu bantu batuma wanarwana toroma yego kandi ikindi iri tsinda ni abantu bakuzi neza aya matsinda ni abantu bakuzi bazi Mariyoneri bazi amavu n'amavuko bazi inkomoko ye ntago watonganywa n'abantu muhuye gutyo gusa ngo bahite batontoma ni abantu bakuzi bakuvuga ido n'ido ku buryo amakuru yawe baba bayafite akagutambuka akakubana igitangaza ariko kubera imyaka ufite ugerageza gutesha agaciro inzira ze kumugisha impaka kugira ngo ye kuzagera ku nzozi ze yego mbese ukumugisha impaka kugira ngo umucogoze ye kuzagera aho agomba kugera ariko hari icyo Imana nakibivuzeho Haleluya dore turashimana ko yaduhamagaye inzira zacu zose ziri mu nzira z'Imana ikigenda ibikoraho ariko tukiri hano reka dusabira abantu ibisubizo bica impaka amenagura imbaraga ukamenagura n'ikareba abona inyuguti zitangiye kuza iyo atamenagura se ukareba ukuntu hamanuka hari n'undi baroze ahagara imbere y'iteno tidusoma ahangaha harahashaka arahabura ndahabuze tereko n'ahandi n'ijambo ry'Imana imbaraga z'abamurwanya bigakunda ntabwo rero wigeze kutubwira ukuntu nkahamagaye Karaveri ni muri 2011 ni 2011 nagiye ngoma mwivugabutumwa mpageze umudiyakoni nararambwira ati ubwo nawe mbaje umudiyakoni ntihari ahantu ko batajya bahahinga ati hariya nyiraho yakandagiye mu murima akizamura isuka hagwa imvura nyinshi cyane akavamo agenda ati kandi witonde hano hari abarozi ati yewe rimwe navuye mu rugo nza kurepeta ntashye nkikingura zamutse avuye mu rugo inka imubwita Karaveri wampaye ubwatsi nkirira turabasuhuje cyane inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana aho mudukurikirana muherereye ahariho hose turabakiriye muri iki kiganiro ubwo tubahaye ikaze kera twaravugaga ngo twongeyeho na karibu twakiriye cyane umutumirwa wacu hano muri studio za Eva Mariyoneri uwo mukunze kubona muri gahunda y'igicaniro cy'amasengesho uyu munsi twamutumiye mu kiganiro kugira ngo aganirize ubwoko bw'Imana cyangwa butaramire turagusuhuje Reveriya murakoze cyane Imana baho umugisha ese ni Reveriyani cyane Reveriye Reveriyani ryari ryo mu cyaro Reveriyani ni mu cyaro ariko aka ntabwo abagira mu bigingo ukomeze witwa Reveriyani ni Reveriye umujyi ni Reveriye ako kantu niko cyangwa se igihe tuzaba twabaye abakecuru tuzajya tuvuga Reveriyani ntayembo ni musaza ariko ubu ni Reveriye Kigali ni Reveriye nta mpamvu yabya Reveriyani abo bari umuntu kwanga Reveriye mbo nta umura abamwanga gusa abanyanga ntacyo bantwaye kuko kuva kera ntacyo barantwara bari bahari ukurikije igihe bamaze nkurikije igihe bamaze ndabakuranye ndabasazanye ndabyaye bahari babanye mu mujyi bahari kandi burye iyo banahari bituma wunguka ubwenge nibyo abadukurikiranye rero bari mu ntara zitandukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu ntara yacu ya gatandatu aba diaspora aho baherereye turabasuhuje kandi mwagiye guhaha turavuze ngo ni muronke ntimuzagezane ikibiri ntazagira umurapfunyikira ikibiribiri uzi guhaguruka ugiye guhaha
rero reveriyani nabyo njya mbyibazaho reveriyani urimo gusatira imyaka y'abakuze cyangwa uvuyeyo vuba ariko nta cyose nayanjye ntarirwanya irindi kandi reveriyani rero turagira ngo abantu bari muri ntara gatandatu y'abadiaspora bagiye guhaha turabasabye ngo muhahe muronke kandi mucane ku maso oya bumve ko aho bari tubasengera turabasengera tubatungaho ibiganza kugira ngo ibyabajyanye Imana ibibashyire mu biganza yego ntibamenye nk'aho muri yavuze ngo yamburiwe ngo mbarara rero bafate bahahe baronke ariko kandi ngo amazi arashyuha niba yagirwa iwabo bambeho nyamuneka bibuka aho basize ababyeyi ariko rero nanjye mbicira akajisho hari gahunda imwe bakoresha ntemera itari nziza itumye bamwe bazavayo bagujije amatike hari abantu bagiye guhaha biranabakundira bagenda mu bihugu by'i Burayi ndetse n'ibiri hafi aha ngaha murahaha rwose muranaronka ariko bamwe nkaba bafite ikibazo cy'uko muzaza mugurishije matera cyangwa mugujije itike kugira ngo mubashe kugaruka mu gihugu cyababyaye bitewe na sisiteme murimo mukoreramo itari nziza bamwe bagiye bafite ibicaniro by'imiryango yabo bidakira akaba yarasize nk'abantu 20 bantaho nikora ngo yahambwe umushahara wa mbere abazi kuko kwezi azawugabanya 3 mu miryango ejo yahembwe kundi akazawugabanya abandi 3 ku buryo ahora mu madeni yo gusayidira bene wabageze mu rwego rwo kwambara kenda kamwe ahembwa yohereza aba bantu umuntu yabahize inama reveriye ugiye kubaca ku muryango se turabagira n'inama ariko Bibiliya iravuga ngo umuvandimwe avukira gukura bene wabo mu makuba niko Bibiliya ivuga nicyo umuvandimwe avuga mu rwego wabakuramo wayishyira oya ntago yabakuramo wowe wishyira mu makuba ahubwo umukuyemo wowe ugeze wemera nkaho ngo nta mpumyi irandatinde wowe mukuyemo ugeze uramukuzamo iki urasigarana iki abo hari abantu bagira umutima nyine uri ku rwego ruri hejuru ku buryo yumva ntacyo yarya asize bagenzi be ariko umugira inama kuvuga ati wenda ni urugero niba ufite miliyoni 2 fasha mugenzi wawe umuhe 200 cyangwa uhe 300 cyangwa umugire inama cyangwa umuhe pase y'akazi na pase y'akazi birakunda cyangwa se wishyura abana amashuri ntago babirihe ku rwego rwo hejuru cyane ariko ku buryo bavuga ati bene wacu ndi kubakura aha ndabageza aha gutyo ariko ntitwabura kumubwiraho ngo abanzane bakabone kubaka bene wabo nabyo birashoboka umuntu yakwibaka nanjye nawe akubaka hanyuma gusakaye wakava oya no ngo we mbere gusakara arabanza akisakara nimba wenda ari ikibazo cyaha tuvuka tuba dushaka kwikubira ariko hari umuntu ufite amafaranga urakire rwose hari umuntu ufite amafaranga ku buryo yagukiza ntagire icyaba ageze aharenze uruhombo rwose ku buryo yakuzura ntapfe ku buryo yakubaka ntasenyuke abo nibo tuba dushaka kandi bariya baba bageze ku rwego rwo kugira inshuti zifite akantu nibyo bayabona n'umuterankunga akamushakira umuterankunga akamurihira amashuri burya umuntu ukomeye abazanye n'abakomeye bagenzi be iyo rero agende mu biganiro nk'ibi ngibi nshyiramo no gutanga inama nk'umumama ukuze hariho ukuntu aba bantu bafite bene wabo baba hanze nabo reka dukomye urusyo reka tuze dukome n'ingasire hari abantu bagira bene wabo bari hanze nabo bameze nk'abarangije kwangirika mu bwonko yicara avuga ngo itariki 4 yazaba yahembwa azanyoherereza ntavuga ati ayanyoherereje nayakuramo iki gituma ubutaha mubwira nterega nanjye nariyubatse mwana wa mama banza nawe ugire undi usayidira cyangwa humura ntugire ikibazo ahubwo abaha bahora bakennye kuko bameze nka rya jambo musundwe wo muri Bibiliya uvuga ngo mpa bahora barekereje itariki nayo babonye ntibabyaza umusaruro kandi babyaza umusaruro aba bantu bahora bahabwa ngo bafite ba sister muri Amerika ngo bafite be nabo Canada Australia n'ahandi bashyize akaguru ku kandi atajya gushaka n'akazi ngo mwene wabamwishyurira inzu akamwishyurira abana yararyamye arasinzira nihe nama twabaha mbere yo kwinjira mu kiganiro urakoze cyane abo baba bakeneye inama ariko nanone hari igihe umuntu agira ibibazo bya kera mu buzima bwa muntu
hari umuntu ugira ikintu cy'ikintu runaka Yego. yakwiye kuba yarashyizemo kera kikaba kitaragiyemo yagira akaokaziyo nk'ako ngako rero akaba agize amahirwe kuziba cya cyuho Yego. nimba yarakuze atabona umuneke wamwohereza 1000 cya cyuho gihita kirangara akumva yagura aka kaneke nyine kugira ngo arebe ko cyatse ariko nacyuzuza mu kwezi kumwe nawe bishaka ko kizamara umwaka kitaruzuza. icyo wenda umuntu yabagiraho inama ni ukumenya ko icyo kintu iyo hari imyaka runaka kitapfa kuzura niyo washyiramo igitariro cyangwa se niyo icyo kintu wagihindura umuvure cyangwa urwina ntabwo cyakuza bitewe n'imyaka ugezemo ahubwo twabwira ngo gerageza niba ari gushyiramo imineke 3 ushyiremo umwe indi 2 ibyaza umusaruro kandi utekereze ko umugufasha ashobora kudahoraho ashobora kujya mu zindi nshinga ashobora nawe kugira imbogamizi runaka niyo mpamvu na leta yacu y'u Rwanda yigisha gufasha umuntu ariko kamubwira mu byimufashije ko nawe yagerageza gutera indi ntambwe akifasha nimba ikoroje gerageza yankuye umungabungwe ejo nawe uzoroze umuntu nimba iguhaye VUP gerageza ibyaza umusaruro nawe ejo uzatanga undi mwanya umuntu ugomba guhabwa VUP iyo nama ni nziza bagerageze be kureba ku byena byabo ntabwo byakubyuzura none byakuzuzwa n'ukwezi ntabwo kugira ngo nabandi baborohereze nabandi baborohereze be guhora bavuga ngo uko ngiye guhembwa ngo agiye kunyigora kumpamagara ubwo ngiye guhembwa agiye kongera kumpamagara kandi agahembwa nawe yahungabanye kubera abantu biteguye kumubwira ibibazo by'amashuri y'abana ibibazo byabo ku giti cyabo abantu bakomeye bagira ingorane amaso y'abakene ahora bareba amaso y'abakene ahora bareba abakene bose babumva boheza amaso ku muntu ukize bagahura nyine yego akaze cyane kaba ari akanyuzamo kugira ngo tunigishe n'abantu kuko ibyo bintu nabyo duhura nabyo hanze aha ugasanga abantu banze gukora ngo bafite bene abo babaha kandi afite uburyo yakora n'ayamuhaye yabyaza umusaruro ugasanga uri hanze nawe uri gushakisha nta kintu yagezeho imyaka 10 amaze hanze ahora mu madeni ku buryo agiye guturika imitsi azaburana tike y'indege imugarura rero tubahaye ikaze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana YouTube channel uzayisangaho ijambo ry'Imana uzasangaho amasengesho uzasangaho impuguro iyi ni imwe muri za YouTube channel zitagira amatiku turakwakiriye rero turagira ngo usenge Imana niturangiza twinjire mu kiganiro nyirizina. Mana mu izina rya Kristo turagushimiye ko uri umwami wacu bwite turagushimiye kuri data wa twese mwiza turagushimiye ko ujya umenya intege nke zacu kadukuyakuya kugira ngo ugire ibyo turinda turagushimiye ko uduhaye umwanya mwiza wo kumva icyo uvugana natwe turagushimiye ko uduhaye umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe uyu ni wa mwanya ukirizamo abantu uyu ni wa mwanya uzuriramo iby'abantu byapfuye uyu ni wa mwanya utangamo imibereho uyu ni wa mwanya urema mu buzima bw'abantu uyu ni wa mwanya uza ugategura imitego twe tutabonye uyu ni wa mwanya uza ugakiza indwara zananiranye uyu ni wa mwanya uza ukunga abantu bashwanye mu buryo bunubu cyangwa buriya uyu ni wa mwanya ukora ibitangaza bidasanzwe tugushimiye ko watuboneye umwanya nk'uko ijambo ryavuga ngo uyu ni wo munsi mwiza waremye ngo tuwishimemo tunezererwemo niyo mpamvu uyu mwanya dusenze kugira ngo uganze cyane imitima yacu niyo mpamvu dusenze kugira ngo umwuka weraze mu ruhande rwacu mu izina rya Kristo Yesu iri jambo ryawe turabizi neza n'imbuto itabora ijambo ryawe n'imbuto itabora none nejo bundi ijambo ryawe twarivuga none nyuma y'imyaka rigakora igitangaza kidasanzwe iri jambo twarivuga umunsi ku wa kabiri ku wa gatanu rigakora imirimo ikomeye ijambo ryawe n'imbuto itabora no muhigi niyo mpamvu dusenze kugira ngo uyu mwanya tugiye kwinjiramo abadutegereje bose abategereje kumva ijambo ryawe bose abatangiye kuza hano bose turabasenge kugira ngo ijambo ryawe ribe inkota itandukanya umubiri n'ubugingo ijambo ryawe mwami Imana reka ribe imvura yayendegwa ikanesa ubutaka ikabutosa hanyuma imbuto ikabora ndagushimiye ko ugiye kubana natwe dusenze dushima kandi tuzi ko ubikorera kwiyubahisha mu izina rya data umwana n'umwuka wera amen murakoze cyane kudusengera abantu muri hano tubahaye ikaze kandi ugeze kuri
iki kinyamakuru utarakora subscribe cyangwa sabone aho warakererewe kandaho kugira ngo ujye uhora ukurikirana amagambo yose uzasanga hano. Twatumiye rero uyu mutumirwa wacu Reverien cyangwa Reverien ku bakecuru. urabona executive aza bavugaga executive none kubera nyine abakecuru ni gitifu kandi gitifu nabihakana na rwose n'abatonde kugira gitifu twese twabaye abagitifu buriya nabamusenye ntabwo bitwaga abamusenyeri bitwaga abamusenyeri ariko kubera nyine ni abamusenyeri none ryarahamye ku isi yose ni bamusenyeri ubwo rero rwose nibakomeza kumva mvuga Reverien kandi Reverien baze kugutoramo ibyo bashoboye kumva bitewe n'imyaka naho wize. Twamutumiye rero nk'utumirwa muri studio zacu kugira ngo adufashe kuganira amagambo y'Imana cyangwa kuba umufasha myumvire. Hari amagambo tuba tutarumva cyane ariko twagira Imana twabona umuhanga nka Reverien tukamubaza byinshi. Rero ndahari nk'intumwa yanyu kugira ngo mbabarize iri jambo riri muri Yesaya igice cya 41 murongo wa 11 n'uwa 12. Reka turisome. Haleluya. Haravuze ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka, abakugisha impaka uzabashaka ubabure kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Aha, ayi mirongo ibiri hari amagambo ane nabonyemo ariko nifuje ko wadufasha kuyumva no kwadusobanurira. Ijambo rya mbere ravuga ngo nabakurakariye. Rya kabiri kavuga ngo abagutonganya, rya gatatu rikavuga ngo abakugisha impaka, rya kane rikavuga ngo abakurwanya. None nkibaza ese mu nzu y'Imana abakurakariye babaho, ni mu kazi, ni muri biro, ni muri company, aba bantu bitwa abaturakariye, abadutonganya, abatugisha impaka, abaturwanya, aba bantu mfasha kubumva ubampurize n'ubuzima bwo mu mwuka n'ubuzima bwo hanze. Reka turebe kuri aba bantu baturakariye. Kuko abaturakariye biva mu konshinga yo kurakara. Yo kurakara cyane kwa ngo no gutumba ngo yatumbye ngo yabyemeye. Ko Bibiliya irabitunganije neza mu Kinyarwanda kiza ngo abakurakariye. Karibu rero kudusobanurira abantu baturakariye ni ukubera iki? Urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Aya matsinda arahaba biterwa n'uwo barakariye ahaherereye. Ari mu kazi ariho araho abakurakariye ariho baherereye ubwo nyine muri kumwe. Kandi no mu nzu y'Imana nubwo bitari bikwiriye nabo barimo. Yego. Nabo barimo kuko inzu y'Imana ihora ikinguye umuntu wese yinjiremo. Haruza azanywe no kukurakarira, haruza azanywe no kugusebya, hari nuzaje kwisengera. Ariko nanone bigakubitana rya jambo Yesu yavuze ngo mwari musinziriye umwanzi araza bibamo iki urukungu. Ukukurakarira umuntu rero iri tsinda rya mbere nabarakarira umuntu nta nicyo yakoze. Kuko ubona gusa wicariye muri studio ntacyo watwaye bakarakara. Umuntu akumva arakurakara. Arakurakarira neza wamuca wamusuza ngo mwiriwe magahimika iminwa. Nta kintu muravugana mutaraturanye n'abana banyu batigana. Ukabona umuntu afite daimon no kukurakarira gusa. We wakwiyinira wakwisuzuma ugasanga nta kintu wizeho cyatuma umuntu akurakarira. Ugasanga ntimuhana urubibi ngo waramurengereye, ugasanga nta kintu na kimwe yigeze akuburana, ndetse yemwe rimwe na rimwe nimba munazanye ko bagezeza kumuha ibintu runaka agahita avuga ko uri umwiyemezi. Kurakara umuntu akurakarira nta ruhare na rumwe, nta kintu na kimwe wakoze. Biva no kwishara. Ni kwa kuna umuntu oza kuroga ukumva ngo umuntu yaroze undi agerageje kumuburabaza gusa yarakurakariye kandi we nta kintu wiyagiriza. Abo ngabo rero hanze mu buzima busanzwe barahari, mu nzu y'Imana barahari, ariko Imana iravuze ngo uzabashaka kugira gute ubaburi. Yego di aho ni Imana tuyihera amachensi rero. Aho ni Imana ikwiriye amachensi n'impundu n'icyubahiro no gutaramirwa. Ni uko ivuga itabo bantu bose ejo izuba rizarasa nta no mubona. Wababuze bakabashaka ukababura. Kandi iyo uhoze ko ari abantu bakurakariye nawe bita muri jeni kuko uhora wibaza ikintu gituma bakurakarira. Ntubona umwanya wo gutekereza ibindi bintu byaguteza imbere cyangwa byafasha abandi bantu mu bundi buryo runaka. Kakano karagutusha niyo ugiye hano kamubona
rimwe na rimwe itabaye maso nawe bigukururira mu urwango rwo kumwanga nibyo kubera kuzi ko umuntu akurakarira ntacyo mupfa ntacyo bisigaye bigaragara umuntu arakurakarira n'isura ikahita ibigaragara isura irakarakara akagenda guteranya ubwo rero no mu bakozi b'Imana buriya ntibibaye marevereya umuntu akagusanga nko ku gatuti bakwakiriye cyangwa bagukunze akaba yakurakarira akanabigaragaza akenshi iyo umukozi w'Imana iyo muri abakozi b'Imana kugira ngo umuntu akurakarire biterwa n'urwego uriho iyo uri ku rwego ruto rwariho cyangwa se ukagirirwa neza yakwiye kubagirirwa cyangwa se akabona aho ahagaze umeze nk'uri hafi kuwacaho sinzi niba bashobora kutanyumva neza ariko utakumva neza no mu bakozi b'Imana habamo inzego habamo inzego runaka no mu ivugabutumwa ritarimo inshingano habamo inzego hari ukurusha amavuta hari ukurusha ubusesenguzi hari ukurusha igikundiro ukabona ari hafi kudepansa kandi nawe rimwe na rimwe ukaba warinje mu mpamagara utari uwawe bitewe n'uko wenda ubona harimo ibintu runaka wabona ari wa muntu agiye kugucaho nyine kurakara ukamurakarira ukabyimba yego ugasanga no mu bakozi basanzwe ukora neza barakongeza boss yasose no wabaza muri mu nama y'abakozi nowe bavuga abantu bakakurakarira barakurakarira kandi bitaguturutse uko kurakara ntibiguturukaho iri tsinda rikurakarira nta mpamvu kuturukaho ibitumye bakurakarira nibyo disi andi matsinda turi buze kuyageraho wenda abantu bashobora kugira ibintu nawe byagukomotseho ariko iri tsinda ry'abakurakarira bo nta kintu kiba kigukomokaho niyo mpamvu birevuze ngo uzabashaka ubabure uzabahiga ugire gute ubabure wirinde umuzo wo gusharira cyangwa se wirinde nawe kwanduza ngo nawe ubitura ibyo bakoze bareke barakara kuko igihe kimwe uzabashaka ubigire gute ubabure haleluya haleluya hari itsinda rya kabiri rero ryo ryanteye n'ubwoba ryitwa itsinda ry'abagutonganya iri tsinda ry'abagutonganya akagutonganya nta mpamvu iri tsinda njya mbona no mu mafamiye ribaho ry'abagutonganya iri tsinda ry'abantu mu murimo bagutonganya iri tsinda ryo mu kazi bagutonganya iri tsinda ry'abagutonganya urivugaho iki cyangwa se Bibiliya rivugaho iri tsinda ry'abagutonganya ryo ni itsinda rikunyuraho rikavuga uyu warakashobora kutavuga ariko ugutonganya waravuga aratobora kandi witonga nawe agerageza buri inkuru abenshi ntago ko yasotse ariko ikomeza kuba bagenda bashyiramo ibindi bintu uyu gutonganya we rero agenda nyine ashyiramo ibindi bintu kandi utakoze yego ahora tonuma akavuga amagambo akomeretsa amarangamutima yawe akavuga amagambo akonona akumenasa akavuga amagambo aremere ku buryo nawe nyine bikuviramo kubyimba k'umutima ni itsinda ry'abagutonganya aho kandi agiye bagatonoma wakora icyiza bakavuga ati dore nawe mbese bahora bavuga ibintu byawe bibi n'icyiza bakagihindura ikibi wakwica idubu ntibayibone bakabona iyo wishe idubu babona nk'injangwe yego wakwica intare na Goliyati aho kugira ngo babibone bakabona Mukawuriya wasambanisha nta cyiza cyawe babona bahora babona ibibi gusa bahora babona aba bantu iri tsinda naryo ni ribi ritongana banagusanga no mu bantu batuma wanarwana toroma yego kandi ikindi iri tsinda ni abantu bakuzi neza aya matsinda ni abantu bakuzi bazi mariyoneri bazi amavu n'amavuko bazi inkomoko ye ntago watunganywa n'abantu mu buye gutyo gusa ngo bahite batonoma ni abantu bakuzi bakuvuga ido n'ido ku buryo amakuru yawe baba bayafite kandi bakaba bazi intege nke zawe bagutonganya rero batunga urutoki handi bazi ukunda gutsikira kugira ngo ubone uko ucika intege bagushaho aho bazi kugira ngo ubone uko ucogorera imbere y'abantu ubone uko ntuzajya ubahagarara imbere w'ibuka bya bindi bagutonganije bakibuka cya bagutengeye mu cyaro bakibuka akazi wakoze nabo kakica itsinda ritongana rwose ritontoma ariko icyiza naryo hari Imana rivugaho ngo bazahinduka ubusa ngo ndetse bazarimbuka ngo bazavugira ubusa imitontomo yabo izamera nk'intare iziritse imitontomo yabo nta kizakwangiza kuri bizinesi yawe imitontomo yabo ntabwo izaca umubano wawe n'abandi bantu imitontomo yabo niyo ngo bazanarimbuka niyo ngo ya mitontomo yose izarimbuka nta kigezeho nta kifashe nukomeza gukiranuka kwawe
niyo mpamvu Imana ihamagara Aburahamu yawe ngo nkurikira uzakuvuma uzamundekere yego uzakwifuriza ibibi uzamundekere ndetse n'uzagusabira umugisha uzamundekere kuko nzasigara inyuma ndwana intambara icyo Imana ishaka rero nuko dukomeza tugatumbira ibyo turi mu gukora ndetse n'iki abakozi basabwa no gukora ibyo bari gukora kuko abandi bari inyuma hari imbaraga zibarwanya wowe wakomeje watambutse bazarimbuka ko ukomeze ariko umuntu ufite abantu bamutonganya twamugira inama yo kwambara kutere mu matwi se akabarekera ugiye kubarimbura na yakwirwanaho ate mu gihe hari mu rugamba rw'abamutonganya. Bibiliya yavuze ngo iyo umunyamakenga abonye ikibi kije arakikinga nta gutega ibitugu kukikinga ntago ari ukujya mu buvumo ngo wihishe ni ugufata ikintu nk'ikitariho ni ugufata ikintu nkaho ntacyo kigutwaye ni ukureba korora n'abantu bageze mu zabukuru akabara kagira bageze muri iyi myaka kuko kera najyaga mbaza umuzenda ariko gakora nakica ati ni kagasenda nare mwana wa kagasenda kitwa kamurarati umuntu akare karamukoroza tubunde gukaraza gusa nyine usibye n'ibyo byaje nyine nibi byuma umubiri ugira ibyawo hari n'igihe nyine ukora atari nakabakuze nuko rimwe na rimwe twisobanuye bagira ngo ushira isoni cyangwa se urapfobije ariko umubiri ugira ibyawo ariko butaha no kuzajya umuntu anavuga muri commentaire ati amakukimuri mundi mukora ibiganiro nta mazi abateretse imbere ubundi Imana irimo icira ijisho abantu tebugura nta kajisho mbiciye bari abantu bakwiye kwizana umutumirwa ntaboneka icupa ry'amazi bazajya bakora kandi nta ruguri hendara ibicupa rinini ntirugura igihumbi ntiryadohaze rwose ryadohaze hari abantu batazi no kumenya icyo Imana ibivuze buriya niyo dukora ibivuze hari abantu bategereje ko Imana izamanukana bagatitira niyo dukora ibivuze nimba rukonda twamenyere kutiyizera umuntu Imana itagusabiye umuntu we ntiyakwisabira yegora Imana itagusabiye ngo ice hariya yambura abantu ibintu umuntu ntabwo yakwisabira biracyavuga ari kuvugana namwe bwoko bw'Imana nukivuga bumva imvugo yayo najye mwumva imvugo y'Imana mukamenya icyo data twese avuze nubona umukozi Imana akoroye ukamenya icyo Imana ivuze nta marenga niho na pastor ashyize fondation mu rusengero ukamenya icyo Imana ikubwiye ukamenya ko rwo tushyira amatafari ikubwiye iti mwana wanjye shyiraho amatafari hano ntabwo baramenya imvugo y'Imana karakanyuzamo Imana ihabwa icyubahiro hanyuma iri tsinda ry'abagutonganya wari utangiye kutugira inama ko ubareba nk'abatahari babana bize ugakora ibikureba ntekereza ko arizo uzayikutera nyine wari uvuze hari igihe wenda umwana ashobora kudukurikira ejo agahita ajya kuzigura hari umuntu rega ngo byabayeho nimba ari mu majyepfo wasomye ijambo ntabwo ari mu majyepfo ni waba w'abanyabwenge wa mugabo wasomye ijambo ngo muhore mukenya amatabaza ahore yaka n'uwo mu majyepfo bwari bubaye bwinshi ubwenge bwari bubaye bwinshi akajya akenyera yakenyera umwitera acana n'amatadowa n'amabuko y'amatara birahure twaga korowani harya amakoromani urumva uramo mu majyepfo byari byamutoromanye arayacana amakoremani ati Yesu aravuze ngo muhore mukenya amatabaza yake harya iwanyu ni iburasirazuba rero naho hakomoka umwana iburasirazuba naho waranze kuvira amaho burya kimwe kuri kimwe iburasirazuba naho habonetse umwana mwarimu aramubwira ati ariko ni mama we yamubwira ati ariko wagiye wiga ugafata mu mutwe ibyo wize jya ufata mu mutwe ageze mu ishuri rero mwarimu atangiye amasomo umwana agira atya mwarimu w'icyongereza yaza akagira atya uw'ikinyarwanda yaza akagira atya uw'igifaransa akagira atya ate se wa mwana we ko wahereye mu gitondo yikora amaboko ati mama arambwiye ngo ningera mu ishuri njye niga mfate mu mutwe ati ubundi gufata mu mutwe rero urumva abana b'iwanyu nabo biga bafashe mu mutwe ntabwo wavira amaho urakoze cyane reka tugere ku itsinda rya gatatu ririmo abantu itsinda ririmo abantu bitwa nanjye kugira icyitwa irondakarere ndisubiye burya hari uturere tujya impaka za ngo turwane ukamenya ngo uyu muntu avuka muri aka karere kuko akunda kujya impaka cyane ngo ni itsinda ry'abakugisha impaka abakugisha impaka
ntabwo yabikora, siyo yavuze. abajya impaka, iri tsinda ry'abakugisha impaka ni abajya impaka z'ibyo Imana yavuze, ni abajya impaka z'ibyo bagomba kugukorera, benda kukuroga batereka tujye impaka. ni za mpaka zabaye Yosefu agiye i Dotani ajyanye ibiryo, bamwe bati tumwica, abandi bati reka reka Rubeni reka mwica, reka mubakize. iri tsinda ry'abajya impaka dusobanuriye. ndeka mbere kuri Yosefu, abamugishaga impaka ni bene se, ariko bazimugishaga muri cya gihe cy'inzozi. yego, mu gihe cy'inzozi nibwo ni abamugishaga impaka. ni ngo bajya impaka nawe uhari, ni ukukwereka ko icyo uri kuvuga atari cyo, icyo weretswe atari cyo, icyo uhanuye atari cyo, icyo uri gukora atari cyo. muba muhagararanye murebana amaso ku maso, kandi bakwereka ko bafite ubunararibonye, bafite ubunararibonye, ari abantu bazi ibintu byinshi biruta ibyuzi. ngo rero aba bakugisha impaka, ngo nimba uvuze ngo duca, oya duca ahangaha, hano urabeshya, hano bizagenda gutya na gutya. bagira ngo yari yavuze ngo duca ahangaha, nabo bakugisha impaka muba muhanganye. ikintu cyose kiguturutse mu kanwa, igitekerezo cyose uzanye, bagerageza uburyo ngo kukimenasa, niko numvisha uvuga. bagerageza uburyo rwose ibintu byawe byose bagenda babitesha agaciro, kandi bakabitesha agaciro muhanganye, utari kure yabo. ni abantu muhorana, bazi ibitekerezo byawe, bazi ibikorwa byawe. wababwira ati duharure umuhanda hano, tumvunye nawe ahubwo tuwucisha ahangaha. ni abantu bagerageza gutesha agaciro ibikorwa byawe. ni abantu bagerageza gutesha bizinesi yawe agaciro. bavuga ngo ucuruje imyenda, oya wari gucuruza ibyo kurya. ushinze salo de coiffure, oya wari gushinga resitora. naho yashinze kantine, kandi yari gushinga wenda beyari. ni uko mbeze kugisha impaka n'abo ngabo muba muhanganye, ntiwenda kujya kuri yabo, murararana, murabana, mu buzima bwa buri munsi muba muri kumwe. ni abakugisha impaka ku kintu icyo ari cyo cyose, n'icyo wahanuye badahari. bagerageza uburyo baperereza mpaka bakimenye n'aho wagihanuriye, bakagerageza gusanga uwo muntu wagihanuriye uyu yaravangiwe, yahanuye umuntu runaka ntibyasohoye. bayimanitse ati umuntu nimuhamagare, afite ibibazo ibi n'ibi. mbese nabo ni abakugisha impaka, bagerageza gutesha agaciro ibintu byawe. bagerageza kuvuga ko uri umunyamubiri uheruka gusenga kera, bavuga ko ibyo uvuga washishiye ba runaka, bavuga ko ibyo uvuga wiyitiranije. mbese bavuga n'imyaka ufite batereka aracyari muto, ntarakura, turamuza yitanye na runaka, ariko birakwanga uzabasha kubabura. abo nabo uzabasha kugira gute ubabure. kandi ubushize nabwiye abantu ko guhamagarwa mbere y'umuntu ntabwo bisobanuye kugira ibintu byinshi kuri ibyo afite. nasobanuye ko kuvuka mbere y'umuntu ntibisobanuye kugira ubwenge bwinshi biruta ubwo afite. umwana yavuka none umaze imyaka 3 wiga, akaziga kagucaho, kagutambuka, akakubana igitangaza. ariko kubera imyaka ufite, ugerageza gutesha agaciro inzira ze, kumugisha impaka kugira ngo ye kuzagera ku nzozi ze. mbese ukumugisha impaka kugira ngo umucogoze ye kuzagera aho agomba kugera. ariko hari icyo Imana nakibivuzeho. Haleluya. turashimana ko yaduhamagaye. inzira zacu zose ziri mu nzira z'Imana, hari ikigenda ibikora. ariko tukiri hano, reka dusabira abantu ibisubizo bica impaka. Imana gusubiza mu rwego impaka zicika. guha amafaranga impaka zicika. impaka nimba ari n'impano bakugiraho impaka, Imana iguha impano zica impaka. Haleluya. nimba ari n'ijambo, Imana iguha ijambo rica impaka. nimba ari ni titre, Imana iguha titre ica impaka. nimba ari na CV, Imana iguha CV ica impaka. mbese ikugeza ahantu ku buryo baza se bati twarushywaga n'ubusa burya, dushyira agapira hasi. turemeye hano ko bavuze ati dukubita hasi impaka. nuko gukubita hasi Paul akoresheje, nuko gukubita hasi Paul nawe yarazi tekinike mu mirwano dufata mbere. erega nawe bamugishije impaka kubera ko Paul ubundi ni intumwa ya 13. yaje avuga ko ari intumwa, kandi avuga ko ari intumwa uwazihamagaraga yaratashye. bakibaza uburyo abaye intumwa. kandi abantu bavuga ko ari intumwa, ba apotre ni intumwa, bari ibintu bitatu bagenderagaho, bakumva ibyo bintu bitatu nta na kimwe yabonye. bati ibyo bintu bitatu bikurikizwa kugira ngo witwe intumwa, nta na kimwe wabonye. none ni gute wiswe iki intumwa? bamugisha impaka rero. niyo gukubita hasi rero, kandi yari yabaye intumwa, yari yahamagawe. Haleluya. yari yahamagawe. ibyo bintu bitatara nabirenza ko nyuma yaje kubahugura. niyo mpamvu buriya na Mose bamugishije impaka.
Mose bamugishije impaka avutse nyuma yabo atangira kuvuga ngo Imana yambwiye ngo nze mbakure ino abisaza batari ko uyu wa mwana we bakajya bishima muri bwa bwanwa bwabo bujya akakana kavutse umuntu upanga ni umuyobe kwe ushaka ubwanwa butangana nk'uko ngana abasaza b'abayude abasaza barabyibushye barabyibushye byuze ubwanwa bufite aho akoze mbore mu mushyi no mu madiyo no byasaza by'ibiyahudi byabo bifite byanwa nyine bikajya bishimamo aka kana k'ejo bundi ubu se Imana ikabwiye gute batangira kukagisha impaka uzi ko no kugira ngo gahunge kariya kana ariko kishe umunyegiputa kari gukiza bene wabo none batangira kugenda bakwiza inkuru akana kagira ubwo bakaratoroka ariko nyuma baramurwanije ku rwego n'ubutaka bwajyaga bwasama bukagira gute bukabamira abakugisha impaka abatugisha impaka ubutaka bwasama bujye gute baroceremo ngo nuba ariko ngo baracyagenda ntibaracyaragenda ayo makuru yo ntayo mfite nanjye narayumvise kuko nanjye nabizi ko ntabikuzimu ariko ngo nubu ngo baracyamanuka sinzi igihe bazagerera ujye ugerageza mbaze amakuru nshobora gushyikira abaheruka yo baza kutubwira abantu bavuye ikuzimu bajyayo bazatubwiye ko ntawo babonye rwose bazatubwira ko batahuye n'aba bantu bimvaza bifuza Uwiteka yasa mu butaka ariko abatugisha impaka haleluya ngo uzabashaka ubabure barimbuke yego turashima Imana ko igitubera ahantu tutari wowe girana ubusabane n'Imana ntihagire ikintu gutandukanya n'Imana upfa kuba ufitanye ubumwe n'iki n'Imana aya matsinda atatu tumaze kuvuga uzayashaka uyabura tunagira gutya tubwire abantu bafite ubukwe buri kugirwaho impaka nikore ikibukwe ni gukora ubukwe mu buryo bwihuse ku buryo impaka zicika nimba ari uko wabukoze utinze abo bantu barwanaho aba bantu barwanaho nibo mbanza kuvuga niba mvuga ubukwe cyane none se nkubwira ukantu butambitsemo ntabwo ariko ni ubuhamya ariko ndamaze so ubuhamya se ndamaze kuko nige nabyivugiye nzakomeza kubivuga nagize ngoma kandi ariko basi niburanire nivuganire mbavugira aba bantu bumiye kwa mama batinda bagifite ubumuga bwo gutinda mu ngo z'ababyeyi ubumuga Uwiteka bubakize kuba naratinzeyo ariko naje naziye rimwe nje nkemura ibintu ntunganye byari byarasigaye bidatunganije nshyiramo indishyi z'akababaro n'Imana izinshyiriramo kandi aba bantu batinze iwabo nabo bari kugirwa impaka erega izi mpaka z'umukobwa watinze iwabo ziba zikaze ndazizi umuntu aherutse kumubaza ariko yarigijije nkana arimo ambwira ngo twagushakaga ngo tugukoreshe ngo ikiganiro ngo cy'abantu bakoze divorce ndavuga ni rero hari abantu bakoze divorce bazwi mu bashake intambara ntarwanye nimukambwire kuza kuyikina ahubwo mujye munkoresha ikiganiro cy'abakobwa batinze iwabo ubundi intambara utarwanya jya witonda kuyikina urambaza ibyo bakoze divorce nabo byacangiye mu ngo ko bitarancanga ko mba nanagenda nibombaritse ngo bitazancanga wambajije ibyo gutinda iwacu ibyo bakoze divorce ko hanze bahari badivorishije nka katandatu mfite mushiki wanjye mu Mansera tuvukana twarimo tugana nyine n'umumama ufite igikomere nyine cy'urugo rwamunaniye umumama aramwe ariko mase ngo umugabo yari yakonanira ukumva ukuntu bimera mase leta yamanika ati ndarengana ananira se ko tutabashaka yatushwe tunabonye uruzaba ndiyambukira ati nacitse karibise nabyevera nagende ibyo by'abagabo banajyana tishwi yamanitse mushiki wanjye ati umbabarire nanjye barambaza ibyo bakoze divorce ko uyu mugabo namwihambireho ameze nk'akiziritse ku muhora ariko katazawuca rwose uko karagaciyemo turi muri aya matimu y'abantu bane Bibiliya yagaragaje tugeze ku itimu ya nyuma ariyo yitwa abakurwanya aba bantu bakurwanya rero bo mpamenya ko ari n'abagome umuntu ukurwanya akagera no kwa boss akagera no ku gatuti akakurwanyiriza nuko uri perezida wa korari akakurwanyiriza nuko diakona akakurwanyiriza nuko abantu bagukunda iyi tima abantu bakurwanya reveri yagira ikintu bivuga mbo sinzi mba ariko ndari nayo yanyuma iyi timu nimbi uzi ko bakurwanyiriza mu isi byakwanga bakajya mu ijuru byakwanga bakajya n'ikuzimu
aho hantu hambwa hazembe pe. iyi timu y'abantu bakurwanya ngo bagerageza guca ahantu hose wabonera amahirwe muri iyi si. Yego. Bagerageza kunyura ahantu hose ubonera umugisha. Bagerageza kubwira abantu muganira kuri umuntu mubi. Bagerageza kuzana ibintu bita mu nyangire. Uyu muntu agerageza kumva nimba bagutumiye Rusizi wakajyayo mbere. Wakajya bati uyu muntu batenze nk'umumama muhamagaye kandi batarigeze bagutenga. Ariko akajya bati baramutenze turanasengana nta kintu muri ADPR yaraguye kugira ngo agende yari yakoze ibi. Abantu mbese bakavuga ibintu utazi. Ni abantu bagerageza kuzibira umugisha wawe. Ni abantu bagera naho urangura bakajya kubwira umuntu muranguranye. Ni abantu bagupandisha ku iseta. Ayiwe. Ni abantu bagera kuri shobuja. Ni abantu bagera ku mushumba wawe bakati ntuzongere kumuha agatuti. Abamuzimi yari mu rusengero iwe mu rugo babicika tujya gukizayo buri munsi. Yego. Aba bantu bararemekanya bameze nk'abandi bahoma amajerekani. Bagenda bashyira ibihomo hariya na hariya na hariya. Iyo byanze bajya kugutanga ikuzimu. Akakurwanya mpaka gutanga. Barakurwanya bakajya mu bapfumu. Yego. Bakajya mu barozi. Yego. Bakajya kugutanga. Iyo byanze bahura n'abapfumu bagatanga n'ibiguzi. Bakabiha abapfumu cyangwa bakoresha ubundi buryo bwa gishetani. Kukurwanya gusa kugira ngo utazagira byakwanga bakajya mu ishyamba bakajyana inkoni. Bakajya kuguhirika bakagusundura ku ntebe kandi ngo mu izina rya Yesu turamutse bati tumukubise imbavu. Tumukubise imbavu turazikubise tumuciye ku dututi tumwabura Bibiliya. Aho hose ni ukukurwanya. Turamuravaya. Aho hose ni bakajya no mu mwuka bakavuga mu ndimi. Turamusaravaya. Bakavuga mu ndimi. Niyo mpamvu yavuze ngo bakuguranyiriza mu isi byankwanga bakajya kuzimu byakwanga bakajya no mu ijuru. Naho nayinshatse kuvuga ntago bajya mu ijuru komuteri ntago bajya kuzimu komuteri ariko guca ku musozi ku butayu bagiye guhirika intebe y'umupasteri guhirika intebe y'umubishop kwirukana runaka mu kazi. Ukana abantu birukana umuntu mu kazi. Jewe nzi umuntu witende kandi akavamo yenze umuntu wikundwanya musubije mu kabari. Yaraguye uwo muntu yasubije mu kabari sha bamuhaye Satani. Icyo ni ikindi kigisho tuzaganira bakajya no kuri Satani. Naho mu bapfumu nyine umuntu ukurwanya ca mu nzira zose kandi ntacyo yakuburanye. Ari ukundwanya gusa. Ibyo bituruka mu bikorwa byawe by'indashyikirwa. Bituruka mu byo ukora bakabona bibateye ubwoba. Niyo mpamvu Abisirayeli bari mu kibaya cy'Ishitimu Baraki na Baramu bagiye kugambana. Nuko Abisirayeli bari bateye bari abami ubwoba. Hari igihe utera abantu ubwoba bakakurwanya. Hari igihe utera abantu ubwoba bakaguhiga bagaca mu barozi bagaca mu butayu bagaca muri bene wabo. Ariko kuko Imana ivuze ngo ibyo nabyo izabifata ibirimbure. Iravuze ngo bazahinduka ubusa. Ngo babe nk'ibitariho. Babe nk'ibintu bitigeze. Abantu bakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Muri make uzabasha kubabura. Iri tsinda ni abantu babi cyane Imana baturinda. Iri tsinda rirwanya reka turirwane. Nubwo amatsinda yose nta ryoroshye ririmo ariko nabane ryabanje ry'abakurakarira. Turi kubisisha pure muga. Tsinda ndikubisisha pure muga. Tsinda ni ribi rinyura mu nzira eshatu. Abantu bashobora kuzajya bumva nisegura wenda bakabifatamo utuntu hari igihe baguhagurukira bigakunda. Ako kantu kabirakunda gatuma umuntu ajya mu ishyamba akagusengera nabi bigakunda gatuma umuntu akwaturaho ikintu akakurwanya bigakunda. Ndatanga ingero muri Bibiliya. Uduhe n'insinzi ariko ntibizongere gukunda. Ndatanga ingero bimaze iminsi bikunda. Muri birakunda bagukura ku kazi bigakunda. Iseta barayigwa bigakunda. Iseta barayigwa aho banyura hose bigakunda. Barahena bigakunda bazana imiti bakanyanyiza bikajya gute bigakunda. Abakurwanya ukava ku iseta abakiriya bakugana gukababura. Nibyo. Abantu bajya bakoreba kubona urimo nanuka uruntu kandi wahumuraga bakakuroga icyangiro. Moto bakabona hahoraho umugenzi cyane kasite kandi zajya kuguteganya ukabona inyuma yawe hariho umuntu mugenzi yaguhagarika akabona uhetse umuntu wambaye nakasite kandi nta muntu ari imbaraga z'abakurwanya. Kera nkiri umwana nigeze kumva ngo ikipe ngo yaroze ngo indi kipe bagutera umupira ngo ukabona n'ishoka ukava mu nzira da igitego kikinjira ari baro.
muri uwo mujyi wa Kigali hari umugeni baroza agiye kurahira bamuha urupapuro ruriho amasezerano abwira umushumba ati ko mpaye depurikati idafite icyo yanditseho. wivunika mu buvugabutumwa bitwibwiriye nimba ajya gukunda kugukurikira byumva we yagihagaze ku gatuti mu rusengero afite bibiliya yera ijambo ry'Imana arabumbura ati dusoma aha ashatse asanga impapuro zabaye vierge ntacyo na kimwe cyanditseho orongera abumbura abona orongera agaragwa ate ubwo ariko kubera ko yari umunyamwuka atamenya akantu kabaye yego ahitavuga ati kabaye abandwanya bateyemo kabaye bateyemo abandwanya bateyemo mahaguruke turirimbe mahaguruke dusenge uko basenga nabo gakubita amenagura imbaraga ukamenagura nikareba abona inyuguti zitangiye kuza iyo atamenagura sukareba ukuntu hamanuka hari nundi baroze ahagara imbere y'iteno ati dusoma ahangaha harahashaka arabura ndahabuze tereko n'ahandi n'ijambo ry'Imana imbaraga z'abamurwanya bigakunda. ntabwo rero wigeze kutubwira ukuntu nkahamagaye Karaveri. Yes ni muri 2011 2011 nagiye ngoma mwivuga butumwa mageze mudiyakone nararambwira ati ubwo nambaje mudiyakone ni harano ko batajya bahahenga ati hariya nyiraho yakandagiye mu murima kizamura isuka hagwa imvura nyinshi cyane akava magenda ati kandi witonde hano hari abarozi ati giyewe rimwe navuye mu rugo nza kurepeta ntashye hikingura mari zamutse avuye mu rugo inki mubwite Karaveri wampaye ubwatsi nkirera azamuka yirukanka ageze uruguru inkiti Karaveri ati Karaveri we kugeza igihe abanyamasengesho baziye avuye muri repetisiyo abaturwanya hari igihe baturwanya bikemera bigakunda se namaze imyaka 11 narako atari imbaraga z'abandwanya kandi warasengaga sinasengaga se nkajya no mu ijuru nkavugana nabo nkajya no mu ijuru rwega rwakuntu tujya mu ijuru twicaye tukavugana nabo mu ijuru ibazo kugira ngo bakurwanye byemere kandi uvugana nabo mu ijuru hari ibintu binsobanurira Reveria bikora bite hari ibintu abantu birengagiza Imana ishobora byose ariko ibyo ishobora byose siko ibikora yego Imana izi byose ariko byose zisike byitaho bivuze ngo rero na Daniel yarasenze ako kantu buza ngo ishobora byose ishobora byose ariko ntikora byose ako kantu harimo filozofiya ya Daniel yarasenze ibisubizo biramanuka yego bizanwa na marayika imbaraga z'imyuka mizira byitambika zifata marayika burahana nyura aburi inzira ari marayika neza ikirere kirabamba nkanswe two dusengesho twawe abadayimoni ashobora gutoragura nk'uduswa tuno tuguruka urasenga ibisubizo bikaza ariko bikanga kandi Imana ikabyemera ko ibyo ako gahe kagira gute kabaho imbaraga z'abakurwanya zifata kuko baravuze ngo turwana n'imyuka mibi ahantu ho mu ijuru ni ibintu by'ibinyembaraga bifite imbaraga ntago ari twatubwo uvuga ngo kakayida kaguruka ntago ari tubwo tw'umusega wirukana ngo bikunde kuko ugiye no muri Bibiliya iyo ubona ubwo turi kuba kurwanya ukuntu badushobora iyo ubona muri Bibiliya ijambo ryera ijambo ry'Imana Satani n'Imana bagambana iyo bagafatwa iyo bakabigenderamo kandi ngo azira n'Imana ibizi ko uwo muntu aziragatsi nayibivuga kugeza ku rwego abana bapfa ni Imana yikuretse kugera ku rwego abana bapfa yego bakakurwanya Satani akakurwanya bikemera abana 10 bagapfa ubwo iyi mpamvu mvuze abana nirengagije ntama n'ingamiya ibyo byose nabyirengagije ibyo byose nabyirengagije kuko umwana ni ikintu gikomeye ku muntu umubiri ugashira umugore akamwihakana Imana iraha ituje gutya negora ntize ngira navuga ati humura turi kumwe nta nakabanga navuga ati humura ndahari iramwihorera yo bararurwana yo bikintu yarwanishije n'ukwizera yavuze ati byose ndabizi byavuye ku Mana izi nzira nyuramo haleluya we yarazi Imana yafite connection y'Imana yego urumva ko byakunze iyo ubona Samuel umuhanuzi twubaha twemera bamenya apfa umupfuma kamuzura akamushika we ari umuhanuzi wa Dashi umupfuma kamuzura kamuzamura Samuel akabwira Sawuli ati nikuki unkubaganiye bigenze gute Reveria ntibaza kugira ngo turoroshye kandi twaravuze ko dukaze gukara se ni iki gukara ntacyo biba bivuze yego Yesu ugiye kubajisha ngo ngo turakaze ejo muri ntabwo twari dupfutse iminwa asakano kwijana twashyizeho bose iyo Mana ndakubwira okay none
twabaga twuzuye insengero dupfutse yego we nta soni ngo murakaze twaje gusenga imana dupfutse n'uri kutubwiriza apfutse korari karindwi ipfutse imana turi gusenga yumva iraho ituje bate muyipfuke mupfuke ariko mumvuge ko nera muka ariko mupfutse ariko nanone ibyo ntabwo bikwiye ko tudakaze ahubwo ni systeme y'isi nyine niyo systeme niho tuba tugeze yego Pawulo yaravuze ngo mukurikize ukuri kw'igihe musohoyemo niko kuri kwigihe twari dusohoyemo suko imana idakaze none se imana yari inaniwe guca covid mu Rwanda base yari inaniwe kwica mu rusengero kavate unzinjira mu rusengero ntazahumana ariko katureka tukanakaraba twagura isabone tukagira gute ntishoboye gukiza covid se none bivuze ngo rero hari ibintu imana ireka bikabaho ibyo bintu baho ejo narabivuze ngo nudahatana ngo usenge imbuto zawe zizapfa zibore iyo udashyizemo imbaraga zirenze zikenewe satani arakwihererana akagukoma we akagukomesha ukiruka ugatora ishashi ukarya imvuzo ukarya imbetezi wari umuntu usanga ibyanditswe byeruhanura werekwa satani ntabwo nje kumushyigikira ariko ni kameze nta nubwo muhabuka ariko ndavuga imiterere ye yego kuko nimba mbona urugamba yarwanye nkabona imirambo y'abantu ntabwo umuntu akabwira Yesu mu minsi 40 akamutera akamubwira ati ngo uteze ikindi nimba satani yaragiye akegera Yesu amaze iminsi 40 wowe utajya usenga n'umwe akamubwira ngo simbuka uza abantu baramije bivuze ngo baramuramya hano bavuze baramuramya uza abantu dufite binjira mu rusengero bafite n'imigi mu rusengero bafite n'imigi hariho nabonye wambitse n'akantu k'umukara umwana we ngo kugira ngo atandura kandi ari umurerembe none se abarozi baturoga baturogera abarozi baturoga duhuriye mu rusengero abarozi umurozi arakuroga uvuye kuryigabura ugapfa bakaguhamba wari umurozi ukajya mu ijuru kandi none se ujyayo imana ikakwezi ukajya mu ijuru kandi ejo yakwihana akagusaba muhurira akatinda kwakugubanuye kandi nakusaruye kapfunirwa none reka duhurire kwa data twese duhimbaze Hoziyana nakufashije kuhagera nanjye yabonetse undi umfasha kuhagera icano Eva Mamunirene ndayikunda ariko icyo ngikunda nuko tuzari tubwiza abantu kuri bakava mu butesi bw'amasengesho ngo amasengesho akemura ibintu byose amasengesho ntakemura ibintu byose hari naho ushyira ubwenge ntusenge ugakoresha ubwenge kuko hari abantu wenda abakozi baryamana n'abagabo babo ari abagore bagize rotari ugasanga umugabo aguye mu cyaha cyangwa umugore amugiye mu cyaha ariko wabigizemo uruhare ni gute wa mupapa we ukaba ufite umugore wirirwa mu rugo nta kazi afite ukamushakira ngo abakozi bane ngo b'abahungu ngo woze imodoka ngo gucunga umuryango abo basore se babumbye muri beto kari ikomeye tubumbye mu ibumba iyi mibiri ni ibumba ni amabumba Nebukadinezari yabonye avanze n'ibyuma arakubita hasi akameneka bivuze ngo rero barashobora iyo utajya hano ngo nawe umenye ko inyenyeri yawe iri kuzima ngo umenye ko amahirwe yawe ari kononekara ngo umenye ko ufite itsinda ry'abantu bakurwanya hari igihe uzora bakakurwanya bakagushobora ariko ukomeje nawe ukajya imbere y'Imana bajya kwa Geshetani bagasanga uri imbere y'Imana bakakurwanyiriza kwa Satani bakakurwanyiriza ku Mana niyo bagiye ku Mana nawe barahagusanga bagasanga nawe kuvuga ati Mana urera Mana uratabara yaturuke kakubona ikumva amasengesho yawe yabaye umubavu yihumurira reka mvuga ikintu gikomeye iyo ugiye mu rusengero gusenga nkatwe dusenga Imana ikavuga ngo mwana wanjye hanze barakuvuga ariko nzacicikisha amagambo utekeza ko ibivuza banywa inzoga cyangwa nabo muririmba n'ibivuza nabo ngabo none se kuki se ayo magambo abahari iyo uvuze se ngo mwana wanjye hari intambara nzakurwanirira utekeza ko ibivuza banywa kambuca cyangwa ibivuze bamwe bakuze abo mu bana nabo mu bana kurwanya mutabana ngaya matsinda rero nakomeye ariko Imana ikomeye kuyarusha haleluya Imana ihambaye kurusha aya matsinda nidukomeza tukiyereka Imana tukayisenga aya masengesho ni imirimo azayibera imibavu iyihumurira neza igezajya ihumurirwa nireba ibone ni na nyina bagenzi bari kurwanya tese ni na nyina bagenzi tineje twari kumwe tapute mugende ariko nuzubara ntuzamura umubavu Sefen ndagukarabye murakoze cyane Reveriye kandi Reveriyane musaza Reveriyane
turagushimiye cyane ariko dusoza ijambo rimwe ngiye kukubaza tugera ku musozo w'ikiganiro. Paulo aramutse agarutse ino cyangwa Elisa cyangwa Eliya ubona ari iki cyamubabaza? Mu by'ukuri bababazwa n'ibintu byinshi ariko ndavuga kimwe bibiri by'ingenzi. Bariya abagabo barabizi ko dukorera mu isi igoye kuruta iyo bari barimo. Ni ukuri kuko na Daniel yarabibonye, Imana igati humura we uzaba waragiye. Nibyo by'ibi bihe turimo, ni ibihe bigoye. Reka mvuge ikintu kimwe, birimo ibitangaza by'Imana biki akoreka nkarekera aho ngaho, kuko ibitangaza byinshi tubyitirira Imana atariyo yabikoze. Ubu abantu benshi bafite ibintu Imana yakoze ariko kubera ko bitavuye ku Mana babuze uko bashima. Tukaba tuzi ko ari nyagupfa, ejo tukakubona warazutse ukabona ukuntu uhagarara ku ruhimbi bitewe n'uko uzi imizukire yawe, ukabona ukuntu burya ubivuga cyo kuza bati Imana yakoze ibikomeye mu isimbukire. None rero ibintu bibiri byambababaza bano bagabo. Kimwe cyababaza ku rwego rwo hejuru ni uburyo twiyitirira Imana ariko imirimo dukora igatandukana n'ibyo tuvuga. Ngiki kintu cyabashavuza kuko abenshi tuvuga ko turi abakozi b'Imana ariko dufite ibyaha bimwe binukira abantu. Umuntu akafata mikoro umwaka imyaka ibiri ari umusambanyi ku rwego rwo hejuru. Umuntu agafata mikoro ku rwego rwo hejuru afite mugenzi we mu bishop yafungishije. Ubu hari abantu b'abapasiteri bafunze barapfungishwa n'abapasiteri bagenzi babo. Ngiki kintu cyababaza bari abene data kuko bo bakoreraga Imana batayivangana. Uwo byananiraga birananiye ndagiye. Uwo byakundiraga yirazaga kiyereka Imana uko biri mu mutima we. Ikindi nuko ntago twizera Imana nkuko bayizera. Yego. Bizerega Imana badashingiye ku mirimo Imana yakoze uyu munsi, bashingiye ku mirimo Imana yakoze kera. Yego. Ngibyo ibintu bibiri bishobora kubashavuza bigashavuza imitima yabo. Kamwe kabanezeza, so nta kantu kabanezeza ku buryo baza nk'abo ba Debora bakavuga bati rwose nyirabagenzi dukurikije uko ibintu byabanezeza byo ni byinshi. Nubwo mvuze ibyo ngibyo twabakoreye mu ngata. Ikivi batushije twase dukomerezaho mu ntege nke dufite, mu ntege nke zacu zijyanye n'igihe. Bivuze ngo bashobora mu ndorerwamo yabo kubona abantu benshi bahindukiriye Imana tubigizemo uruhare, kuko bo kenshi niyo ntumbero yabo kubona iyo shusho y'abantu benshi bahindukiriye Imana babidukesha. Hari abahindukira Imana babidukesha cyane n'ukuri barahari. Imyaka umaze hari abantu bahindukira Imana babidukesha, n'abakiri indwara babidukesha. Imyaka umaze hari abantu bakiri indwara babidukesha. Imyaka umaze hari abantu basubizamo ibyiringiro babigukesha. Iyo ndorerwamo iyo bayirebye muri bavuga ati kumbi nubwo twapfuye ariko umurimo w'Imana barakomeje. Niho handi Paulo rero ari Filipi bagiye kumufunga, Epafrodita basigaye bo bari bazi ko umurimo w'Imana urangiye, ariko Epafrodita ukomeza mu bundi buryo. Paulo muri gereza ashimishwa nuko umurimo utahagaze, bashimishwa nuko umurimo w'Imana utahagaze. Haleluya. Banezezwa nuko umurimo w'Imana. Reveria tugeze ku musozo rero, wakoze cyane kubw'amagambo meza ubw'ubwoko bw'Imana. Turagira ngo dusoze udusengera nkuko mwatangiye mudusengera. Karibu. Murakoze cyane. Mana mu izina rya Kristo, nta kindi twakora usibye kugushima. Muri ibi byavuze ngo nshima umwami Yesu ntanga ibyo mushimisha. Dufashe umwanya kugira ngo tugushime kuko turabizi neza ko uyu mwanya hari benshi natwe turimo dushubijwe intege mu bugingo. Hari benshi basobanukiwe ukuri kw'ijambo ryawe, hari n'abandi ugendereye umucyo ukabarasira, hari n'abandi utandukanije n'imbaraga zabarwanyaga. Aya matsinda ane yose hari igihe yibasira umuntu ugasanga umuntu aya matsinda uko arane yamwibasiye yamwizirinzeho, abantu bakajya kumuraguriza, bakajya kumuteranya ku bakoresha, abandi bakamuteranya iwabo, abandi bakamuteranya ko benda kubana, abandi bagashaka kujya gusenya urugo. Aya matsinda yose uko arane tuyaviriyeho indimwe, turasenze kugira ukomeze kuyatesha agaciro mu izina rya Kristo. Reka aya masaha tumenaguriza imbaraga ziturwanya, ibiraro bacaho turabiciye, ibirere banyamuramo turabihumanije mu izina, turamenagurishije imbaraga zawe. Ibi bitero byose bitugendaho biduhiga biturwanya, reka biburizwe mu bimere nk'ibitariho kugira ngo ubwoko bwawe buture mu mahoro. Umuntu wese udukurikiye, umuntu wese uri kutwumva,
wumva iki kiganiro Yego. inzira z'igisiyoni ariko Nibyo. akagira ibimurwanya akagira ibimuhiga Yego. tumuhagaririye mu cyuho Haleluya. turwanije ibimurwanya Haleluya. mu izina rya Kristo dusuzugusha ibimusuzugura mu izina rya Yesu. Kristo byose tubifashe miri niko Pawulo yavuze yaravuze ngo dufata miri ibitekerezwa twarangiza tukabigomorora Kristo ibi byose bimurwanya biturwanya biduhiga tubifashe miri Dufashe ibikorera miri. mu kirere Dukubise ibikorera mu hasi butaka impaka. ibikorera mu bantu byose turabifashe ibituruka ikuzimu ibituruka muri karande zo mu miryango Yego. ibituruka mu marimbi ibi byose tubishyize mu biganza byawe Izina rya Yesu. turabihombanije turabihumanije turabyononye mu izina rya Kristo reka abantu babe bazima ndagushimiye kuko uri Imana utanze umugisha kandi guhera none tuzumva abantu bashima Haleluya. bavuga ko wababohowe muri izo ngoyi z'ayo matsinda ane Haleluya. y'abarwanyaga bagendagaho tuzumva bagushima bavuga ko wakoze imirimo itangaje dusenze dushima ko byose bikorera kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro Haleluya. dusenze dushima mu izina rya Data Umwana n'Umwuka Wera amen amen urakoze cyane amen.